ya mpano mu kintu cya mbere, ya mpano azize, iyi mpano yacu mu kintu gitumye irindimuka. Ariko ngo uyu mwana wacu ngamaze igihe ngahungetwa ngo kubera ngo video ngo bayimukangisha. Twari twiteze ko byibura ya mpano ari bubikiremwa gishya bitewe n'ibyo byamubayeho n'amasomo yabonye, nkuko Emeline ubu ngubu ameze. Bamwe mu ba influencer n'ababloga n'aba content creator n'abasupporting imiziki nyarwanda, iki cyaha natwe tukibareho kubera yuko twakomeje kwereka impuhwe, twakomeje kwereka ko yamana ibintu ari gukora ari innocent, ko ibintu ari gukora wubwe ari byo, amakosa ye yose tukamera nkaho tuyamushyigikiyemo ngo nta kibazo. Ubu ngubu abastari basigaye bagwa mu byaha cyangwa se mu makosa runaka asaba ko ari bwitaba inzego. Mbere na mbere mukabanza guhamagara itangazamakuru. Ubutabera bw'u Rwanda nta gaciro bugifite, agaciro kimukiye kuri murandasi, kimukiye kuri TikTok. Ubu ngubu uragirana ikibazo n'umugore, uragirana ikibazo n'uwo gukoreshaga, aho kugira ngo agikemuranira mugenzi we akajya live kuri TikTok, live kuri TikTok. Amafaranga muri gukuraho uyu munsi n'uburyo muri gushyira ubuzima bwanyu hanze, ese icy'agaciro hagati y'amafaranga n'ubuzima n'iki gifite agaciro kuri mwebwe? Muraho neza abanyakigali, namwe mwese mutuye mu ntara, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo no hagati mu mutima wa Kigali. Iyi ni Elifam Media, nje nitwa MC Gift, ni warusobe rusobanya baswa mu basize nkamisiga migani sindicobera amahanga, ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga, nkigucengane kozi yo rikinze ukizi yazamba nabengutse ingusho rutijanda kwitabaro nk'Imana igihugu. Mumeze mute bakunzi ba Elifam Media? Twari tumazeho iminsi mikeya mutari kutubona mu buryo bw'amashusho kubera ikibazo cy'uburwayi bwa kameramani wacu. Munamusengere, by the way, Vare ararwaye. Tumufatanye abakunzi ba Elifam Media, tumuvugira amasengesho, duhamagare ba Mose, duhamagare harya babandi bo muri Bibiliya, ba Yohana, ba Yakobo, abatagatifu ndetse n'abandi bose bagiye banyura Imana kugira ngo bamusabire, natwe tumusabire, kandi ubwo nawe niba atisabira n'ubundi amasengesho yacu nta kintu azaba amaze. Twagarutse rero ku nkuru zigiye zitandukanye, murabizi kuri Elifam Media buri munsi tubagezaho ibiganiro, amakuru ndetse n'izindi content. Tubibutsa ikiganiro gikomeye cyitwa Ishusho Itazibagirana, nicyo kiganiro cyonyine ushobora kureba ukunguka ibintu byinshi mu buzima bwawe uteganya kubamo ejo hazaza. Sura Elifam Media mu bindi biganiro byose birenga magana ngahe biriho, hanyuma byose ugenda urebamo kimwe kimwe n'ikikuryohera usharinge n'abandi. Ba diaspora muri mu ntara ya gatandatu, ni by'agaciro kuba namwe mutureba, mujye musangizanya kuri ubu budasa bw'ibiganiro byacu bya Elifam Media. Rero ejo ku itariki ya 21 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwatangaje ko dosiye ya yampano yashyikirijwe ubushinjacyaha. Izi saga zabaye tudahari, nta kintu twigeze tuzivugaho, ariko reka dukomereze aho zigeze, n'ubundi ndabona ari ama episode ku yandi. Dosiye ya Uworizagwira Florien wamamaye nka yampano umaze iminsi atawe muri yombi yashyikirijwe ubushinjacyaha kuri wa 21 Gicurasi umwaka wa 2026, akaba akurikiranyweho ibyaha birindwi boro. Ibyaha bingahe? Birindwi. Harimo icyaha kimwe ushobora kumva imyaka yacyo ugahita ujya muri koma, cyangwa se wanywa amazi ntamanuke bitewe n'uburyo wakundaga uno muhanzi. Urumva? Muri ibyo byaha
ariko ni amakuru dukesha igihe cyahamirijwe n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri, akaba yagize ati dosiye iregwamo Rizagwira Florien uzwi nka Yamano yashyikirijwe ubushinjacyaha kuri uyu wa 21 Gicurasi n'ejo nyine 2026 akekwaho ibyaha 7 nk'uko bimaze kubibabwira. Hanyuma ikintu ugomba kumenya ngo ibimenyetso byavuye muri RFI, ubwo ni Rwanda Forensic Institute, bigaragaza ko yari afite ikigero kiri hejuru cy'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Mwumve wa muntu twahoze turirira mu minsi yashize ku marayivu ngo umwana wacu ngo nyamara ngo ari guhohoterwa, twibagiwe ko ari guhohotera abandi. Ibyaha Yamano akurikiranyweho birimo muri ibyo 7 nyine nibyo ngiye kubabwira: icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, 1, gukoresha ibikangisho, 2, kwangiza ikintu cy'undi, 3, kunywa ibiyobyabwenge, 4, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, 5, gukoresha imvugo z'ivangura n'ikifungirana, gukoresha imvugo z'ivangura, ubwo ni icyaha cya 6, n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Iki kintu cy'ifungiranwa ry'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko, murabizi ko undi muntu wigeze kukizira ni umuntu witwa Burikana. Hanyuma umuvugizi Burikana ariko yagizwe umwere, tubyibuke, yaratashye yasanze arengana, yakekwagaho. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yaraherutse kubwira igihe ko nyuma y'uko bakiriye ikirego ku wa 11 Gicurasi umwaka wa 2026, iperereza ryahise ritangira ku ikubitiro. Byagaragajeho ko mu bihe bitandukanye Yamano yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, ndetse akamena na telefone ze, ndetse yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu kugira ngo atagira hajya kumurega. Ni iperereza ryagaragaje kandi ko Yamano yakubise uwo yitaga umugore we, akamuruma izuru, ndetse akagerekaho amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose akaba yarabikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge. Iperereza ryagaragaje ko iyo Yamano yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi mu bihe bitandukanye, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica, ndetse aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodoka ari kuri moto. Yikubita hasi arakomereka cyane. Nyuma yo kugonga umugore we, abonye ko agiye kumurega, yahise atoroka akomeza gushakishwa, ariko amaze kubona ko nta maherezo azafatwa, yahisemo kwitaba. Ibyaha Yamano akurikiranyweho, igifite igihano gito ni ugufungwa kuva ku mezi 6 mu gihe ikinini ari imyaka 7. Ngayo nguko. Ubu dutegereje ko noneho hazajyaho itariki azagerezwa imbere y'umushinjacyaha, agiye kumubaza nimba ibyo aregwa abyemera cyangwa abihakana, nimba akongera akaburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo, nimba iperereza rizaba rikomeje cyangwa se nimba rizaba ryararangiye akaba yaburana afunze cyangwa akaburana ari hanze. Rero hari ibintu byinshi biri kugenda bivugwa, ariko bikaza nyuma y'ibintu bibi biba byabaye. Murabyibuka ibintu narabibabwiye, nahereye kera mbibasubiriramo, nyamara buri gihe mbabwira ibintu mukaza muri comment mukantuka, ariko nyuma yaho mukabibona. Ndabyibuka turi live kuri space ya Godfather, ubwo video ya Yamano yajyaga hanze. Ndimo mbabwira ni sinumva ukuntu abantu bafashe video ari babiri mu cyumba. Abantu ari babiri mu cyumba, tubyumvikaneho neza, bakifata video kuri telefone, ubwabo babizi, atari kuvuga ngo ni impanuka cyangwa ni kamera yesitaye ahantu. Barangiza nyuma yo kuyireba ntibayisibe, babizi neza yuko atari bo bafite access bonyine kuri email ibitse iyi video. Ndimo mvuga ni nyamara nimba dushaka gukira indwara twagakwiye kuyirata,
tugakoma urusyo tugakoma n'ingasire mukajya mwivugisha ngo ariko ngo uyu mwana wacu ngo amaze ngo igihe ngo ahungetwa ngo kubera ngo video ngo bayimukangisha sibyo mwarabyumvishe ko umugore w'ubwe yivugiye ko uno yampano yaba yaragize uruhare mu kuba ino video ubwe yarayishyiriye hanze. Ubu ngubu hafunzwe abantu bagera kuri 5 bazira ino video ya yampano bakatiye imyaka 3. Ariko reka tubyemere yuko koko nta ruhare yabigizemo nk'uko umuvugizi w'ubugenzacyaha yabivuze yabisobanuye neza akavuga ko icyo kuba barafashe amashusho nta tegeko rihana umuntu wifashe amashusho cyangwa amafoto ku bwambure bwe ku giti cye ahubwo icyaha ari ukuyasakaza. Reka tubyemere. Hanyuma se yampano icyo kintu kirabaye sibyo? Murabizi cyarabaye twari twiteze ko umuryango ushobora kumuca sosiyete nyarwanda ishobora kumuha akato bitewe n'ibintu twabonaga bitewe n'ibyo ababyeyi bavugaga nyuma yo kubona iriya video. Agiye hanze n'umugore we bashwaniyeyo nkuko mwabibonye tubyita nayo bagaruka mu gihugu tuvuga ngo nugutwikira indirimbo yewe nejo bundi bijya hanze kuno mugore ngo yampano ngo yanamurumye izuru nabyo twabanje kugira ngo ni prank bari gutwikira indirimbo ye nkuko mwabonye n'aka video bari kuri gusubiramo ino ndirimbo umugore wa yampano na Miki. Turavuga ngo nugutwikira indirimbo nyamara abantu baba batwika ariko bashira. Urumva ubwo yagarukaga tukabona hari abantu bari baratawe muri yombi bakurikiranyweho bino twari twiteze ko byibura yampano ari bubikiremwa gishya bitewe n'ibyo byamubayeho n'amasomo yabonye nkuko Emeline ubu ngubu ameze mumvugire ngo haleluya wowe. Reka nshiremo ino video mbere na mbere ntarakizwa nari mbataye ibyaha byinshi ubusambanyi kunywa inzoga ibiyobyabwenge kujya mu tubari ubusinzi ibintu byinshi ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye ubu ngubu nyine nkaba ndi cyari mwigishya ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana nkaba ndi umuragwa w'ijuru kaba ariko mbivuga. Ikintu rero nifuje kubasharinga nanabwira abantu bataramenya Kristo wowe ushobora kuba kambivuge gutya wowe ushobora kuba ufite addiction runaka cyangwa se ugifite ikintu kikubase ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi ese yaba ari ubusambanyi ese yaba ari ibiyobyabwenge ese yaba ari masturbation ese yaba ari homosexuality bya bindi byose nyine wagerageje kureka ukavuga ati none hahandi nyine urambiye ibintu ukavuga ngo none ibi bintu ndumva birambiwe kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita uvuga ati aho kabisa mbaye imbwa nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa ndagira ngo umenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura abasha guhindura ubuzima bw'umuntu nawe ubwawe ntumenye uko bigenda. Emeline tumuhe salute. Emeline ndi umwe mu bantu ntitaye Imana yo yamaze kukubabarira wamaze kubikiremwa gishya natwe abanyarwanda turakubabariye. Emeline ari kuvuga tuje Emeline ari kujya mu mwuka Emeline video turayibagiwe Emeline ibyaha twagushinjaga byose twabisize inyuma ubu turi kukubona nk'umuntu mushya. Emeline umukobwa mwiza cyane umukobwa w'icyerekezo ari kuvuga ijambo ry'Imana ari kwigisha ijambo ry'Imana mwabibonye yuko yatanze ubuhamya aravuga ati ntarakizwa najyaga mu bubari nararaga nk'ibiyobyabwenge n'inzoga nakoraga ubusambanyi ariko ubu ngubu ndi ikiremwa gishya karagaciyemo ni ikigaragaza ko nta muntu udahinduka iyo yabigizemo uruhare. Hanyuma twari twiteze yuko na yampano biri bugende gutya kubera iki kubera kiriya kintu cyabaye ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko aho kugira ngo yikubita agashyi tubone yabaye umuntu mushya nk'uko Emeline ameze noneho byagiye irudubi
ya mpano mu kintu cya mbere ya mpano azize, iyi mpano yacu mu kintu gitumye irindimuka ni ukuba natwe sosiyete, bamwe muri sosiyete twabigizemo uruhare, bamwe mu ba influencer n'ababloga n'aba content creator n'abasapotinga imiziki nyarwanda. Iki cyaha natwe tukibareho kubera yuko twakomeje kwereka impuhwe, twakomeje kwereka ko ya mpano ibintu ari gukora ari innocent, ko ibintu ari gukora ubwe ari byo, amakosa ye yose tukamera nk'aho tuyamushyigikiyemo ngo nta kibazo. Mwarabibonye kuri video benshi bari kuvuga ngo bitwaje ko ngo kubera ngo kwifata amashusho ngo nta kibazo, ntibagire icyo babibonamo byibura ngo bamukubita agashyi. Mwarabibonye muri no minsi abantu benshi bari bashatse kwiha umugore we, nyamara ukurikije uko urwego rw'ubugenzacyaha rwabitangaje, uno mugore yagiye ahohoterwa kenshi. Tukavuga ngo umwana murizi ngo ntakurwa urutozi, tukavuga ukabona umugore ataka ngo nugutwikira indirimbo. Tubyemera ko wenda nawe ashobora kuba ari imiseke igoroye nk'uko byagiye bigaragara muri video ya mpano yifashe mbere yo kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha. Tunaboneraho kunenga bamwe mu byamamare kubera iki ubu ngubu abasitari basigaye bagwa mu byaha cyangwa se mu makosa runaka asaba ko ari bwitaba inzego. Mbere na mbere mukabanza guhamagara itangazamakuru. Ibi bintu umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yanabyo yabigarutseho. Nimba amakosa yabaye, nimba icyaha cyabaye, kubera icyo utagenda mu nzego bireba ukavuga ati nyamara ndi umuntu wenda nakoze amakosa yakosoka, kurusha kuza kwigira mwiza imbere ya kamera. Musigaye mubibona ubu ngubu ubutabera bw'u Rwanda nta gaciro bugifite, agaciro kimukiye kuri murandasi, kimukiye kuri TikTok. Umuntu aragira ikibazo aho kugira ngo ajye mu nzego bireba, haba iz'ibanze, ubwo ndavuga kwa mudugudu, ku kagari, no mu nzego z'umutekano harimo izo za polisi na RIB, aho kugira ngo ufate iya mbere ujye kuba watanga ikibazo inzego zigikurikirane. Muri wa muco wacu tumenyereye ibibazo byananiwe gukemukira mu muryango bikemukire mu nzego. Ubu ngubu uragirana ikibazo n'umugore, uragirana ikibazo n'uwagukoreshaga, aho kugira ngo wiyambaze inzego ukiyambaza TikTok, ukiyambaza live ya TikTok. Ibi bintu bikwiye kubatera isoni, ibi bintu ni umwanda, kandi ibi bintu buri gihe bizajya birangira nabi. Ibi bintu ni umwanda, ibi bintu ni ikibazo. Turabyuka ugasanga ejo bundi nabonaga witwa Emi na Nuriya wo kuri Dynamike bagiye ngo twahuriye aha ngo bigenda gucana gucakana, kandi abagabo bahindutse nk'abagore. Umuhanzi aragira ikibazo, umukinnyi wa filime aragira ikibazo, aho kugira ngo agikemuranira mugenzi we akajya live kuri TikTok, live kuri TikTok. Amafaranga muri gukuraho uyu munsi n'uburyo muri gushyira ubuzima bwanyu hanze, ese icy'agaciro hagati y'amafaranga n'ubuzima n'iki gifite agaciro kuri mwebwe? Reka nsoreze aha ngaha, reka dutegereze uko urubanza ruzagenda kuri Elifam Media, tuzabibagezaho 5/5. Nitwa MC Gift, mukomeze gukora subscribe, like, share and comment aho muri hose hirya no hino. By'agaciro kuba mudukurikira, ibiganiro byacu byo nakagaruka.